ese Sky2 kubona n'ubundi ukiri manager wa company ninde muntu nazana gatindi Fatakumavuta ntabwo namutekereje avuye kuri Flash TV bamuturumbuye bakimara kumwirukana akorana n'uwitwa se yego byo byose ndabizi yagiye mu Burundi yijyanye ava mu kiganiro bita urukuta oya ntago ari urukuta hari ikiganiro cyacagaho saa 9 buri munsi we yakoranaga na cyagisheri cyanjye sha gifite ibinyo cya Warida wikundira yego sha urabyumva batangiye kwikaraga batangiye gukorana Warida arangije kuko buri reka mbivuga byose Warida niwe wari head w'ikiganiro buri yafata kumavuta yari nk'umukozi wande wa Warida ni kanyamayaye sibyo oya ntago ari ugutukana ariko rega ibintu tuvuga ni ibintu bibaho ntago ibyo bintu ndi kuvuga ndimo ndabeshya ibintu bibaho ubwo mba ndavuze ati Fatakumavuta nabonaga ari kwipanga akazi ku yandi macano n'ibiki boss ashaka kumpanga akazi mfite wa bagahe irimo ngenda ari mu imihanda Imana yo mwijira ibirebe yego wenda birashoboka yuko atari we wabimbwiye wenda hari ubushuti bafitanye runaka utari ngombwa yuko bumujyaho kandi ntago ndi hano gushinja Fatakumavuta ariko njyewe ndabizi kuko nta wundi muntu njyewe wagombaga kunsinicinga kuko nagiye kubona cyitwaga 3D gihindutse 3D plus icyitwaga wa bagaye gihindutse 3D plus induru ziba ziravuze urumva muvandi si bamaze kunturumbura nibanyirukanye ndangije ndavuga toke reka nisubire kwa Bakti mansubiye kuhinda King yateye kamaro umujinya waranyishe nanjye mbwira boss atura nta munyamakuru murimo King abura akazi warubiri inyuma none se mbeshye si we wanaretse imbere ya kamera nanjye bitewe n'agahinda yateye kamaro umujinya waranyishe mu gihe boss yari amaze kongera ukunshyira ku rwego ndavuga ati King nta munyamakuru murimo ejo n'ejo bundi King atazajya nambona akarakara cyangwa se akavuga ati runaka yambwiye ibi runaka ibyo ngibyo mbyivugiye n'umunwa wanjye njye nese mbwira boss ati uwitwa King nta munyamakuru murimo musezerere mba ndagarutse arambwira ati Sky2 dore hano ni mu rugo iyi 3D ni watumye nyigura mbabarira rwose petit frère dore urabona nazanye Fatakumavuta ariko dufite ikibazo cy'umunyamakuru ndavuga ati se King ntago ari umunyamakuru mwiza ubwo King yari afitanye ikibazo n'uwitwa Kamaro ndangije ndambwira ati rero King uzi ikintu ngiye gukora wowe King ati ubu rero ngiye kuzana uwitwa nyawe ubu senye Big Town ntago nayisenye njye narekirisa umukozi nk'umuntu wari waripanze akazi muri company do you understand ndangije njyewe Blaze mbabara nyawe warangije kuko nta bushuti yari afitanye na King nta propaganda yari gushyiramo nyawe zo kugira ngo ave kuri Big Town aze kuri 3D njyewe nyawe naramuhamagaye ndamwete nyawe baguhemba ngahe kuri Big Town nyawe arayambwira tamwete ngiye kugupanga akazi ku mubosi handi umubosi agiye kugukubita ibiceri akagusinyisha igihe kijyanye n'umwaka akagukubita igice cy'umwaka urumva karabagwindira ubuzira mbwire ngo ko ngiye kuguha idiru ubizi ko nanjye ngiye Sky2 ndi nasi urama ngaye nyawe ukuntu ari inturi nyawe si mupanze akazi nyawe naramufasha mukura kuri Big Town muzana kuri 3D abasinye kontara y'umwaka nyawe bamuhereza amafaranga arangije ahita avuga ngo nta kintu bamuhaye ako Sky2 nubundi mwamuhaye make uguse 500 gukuba amezi 6 miliyoni 3 cyakoze ibyankoze yaranabinkoze da undi se nabyo reka n'indirimbo yitwe n'ibyo nkoze undi se nabyo yankoze yarabinkoze ariko ntari bibumeze neza natuje ndatimaje nyuma yuko amaze kunta mu bihano by'indirimbo n'ibyo nkoze uzi indirimbo amaze gukora ukuntu zingana ntabwo zarebwe ishara wiga niyiwe se ikirara niyase niya nyina ibyo tubyihorere twikomereze ubwo icyo gihe muba mwipanze akazi cano mba ndayifashe mbwira umubosi ngo guri yicano iri kwinjiza amafaranga ntago ninya kubivuga uwitwa muri ndahabirene grand frère sha aba yipanze akazi ko kugura iyo cano bita 3D aragenda aragereka
uwitwa Emi boss nyiririya channel arangije Fideli ni uvuga gahunda Fideli yari manager urakoze cyane uwitwaga boss Emi arangije aganira na Irene ibyo sininya kubivuga ndatinya kubivuga kubera iki uwitwa Irene yageretse amafaranga akigotwa gatoya uwitwa Mika Fashion abatanze amafaranga kasha abarimenyeho akimara gutanga amafaranga Mika namwe se Mika njyewe kari ngikinnye idiru ramembe iki Mika arangije arambwira ati Sky2 iyi cano genda uyigereke tuyigure miliyoni 10 kuko bashakaga miliyoni 11 genda ugereke tuyigure miliyoni 10 nguhemo miliyoni 1 cyane nuko byagenze cani biguzwe miliyoni 10 Emi abarayitanze ayihereza Mika canigurwa miliyoni 10 ya miliyoni yanjye boss agiye kuyima ndamwe se boss ko nipanza akazi ubizi nanjye unakoze tanwari nkaba ndi manager wawe njyewe ko n'ubundi naseze akazi kawe ko muri Mika Fashion warebye ukuntu ngenza arambwira ati ngone tujyane kugwa amafaranga nanjye ndangije nkoresha bwa gonko bwanjye butekereza cyane ndamwe se boss kujya kuma iyo miliyoni kandi nkaba mbizi yuko wanciye inyuma ukagura kandi gacano uramu boss Emi yari afite ukakagura miliyoni 5 nta kuntu njyewe iriya cano twagirana amasezerano ya miliyoni wari kuma iriya cano ukayima umuboss wa Mayecano mbanyise wa Bagayi TV nyita wa Bagayi TV bimaze kugenda gutyo cano mba ndayikoze aripanga arakora Djihad rero akigera mu kazi abaramwanikiye akimara rero kumwanikira akimuta mu bihano akazi kaje guhinduka Djihad birangira ari ubaye on top Djihad arakora nyuma yuko Djihad akoze ibintu byiwe bikaba successful kandi ibyo bintu byagaragariye abantu Djihad yarakoze ibintu byiwe biba successful arakora bigaragara Abanyarwanda bamenya Djihad bamenya ko Djihad ari umwe mu basesenguzi ndagusuje cyane mwifurije ibihe byiza ni Iris TV ubungubu hari restaurant igezweho nshaka kubararika yitwa Mr Marvin ni Nyamirambo mu marangi na hantu ushobora kugenda ukaba warya inyama kuri make yaguhera ku 2,000 urya inyama ikindi ndi kumwe na Sky2 muri B1 Gin nawe turicaranye reka nkubwire rero ko tugiye kubana nawe agiye kutuganiriza ibintu byinshi cyane tugiye kuganira atubwire amakuru atandukanye y'ibyamamare Sky2 kariho fresh sana meze neza meze neza mbega cyangwa ese Sky iyi nkweto meruka kuyibona na The Ben murayirukanye ako si The Ben kuko ko yaterekaho nk'uburyo nterekaho ako nawe nukajya ukora amakosa muzajya uzi ko mu bintu bya mbere nitaho undi cyangwe n'abana banjye se mama Dobo ikutamu nawe nyine ndamukunda reka tujye tuganira beza rega nukajya ucyuye umudamu mwahura nawe ukinyesebura ukacenshketa ariko nanone abana nibo ba mbere none wagira amahirwe ugasanga nabawe nahungu nako ariko nawe ni respect urumva y'umugore kubyariye hungu nakobwa bari ibintu bya danje ni fresh harakantu uvuze ngo ugasanga ari abawe ese Sky bro harabagabo muri Kigali bamaze kwiyahura nka 3 ibintu bya DNA ubibona yes urumva ntago aba bagabo bose bamaze gura n'icyo kibazo ntago bivuze yuko bose bagakwire kwiyahura kuko nanjye ubwanjye ntago nzi ko nduwa papa barase reka gubaze twe twavutse DNA zitabaho yego kandi icyo gihe tuvuka wajya kuvuga sanga nka mama wawe ngo bamurangiye umugabo urumva ni ibintu bitandukanye ukumva mama bamurangiye umugabo urumva kera rero nimba ubwo ubuzima bw'abagabo ushobora gusanga yarahuraga n'undi muntu bakabana ugasanga n'ibiki ibi byose wasanga ari uko byagenze ntabwo twese rero wahita uba muri ubwo buzima cyangwa se ugakonfirima ibyo bintu by'ama DNA fuck DNA bro fuck DNA nani ibyo boroge nta nibyo nzi kuko ngiye gutekereza kuri DNA mu rugo tuvuka mu rugo turi abana nk'icumi ubwo subwo nimba tuvuga turi abana 10 mu rugo oya turi 8 babiri barapfuye none se ubwo turacyari 10 ubwo nimba tuvuga turi abana 10 iyo DNA ziba ziriho ntago baba barapimishije ariko impamvu ngiye bya DNA yego ni byiza bikiza amakimbirane mu rugo ariko urugo rutarimo amakimbirane ako si umwana ubu nta mukoboyi waguha umwana ukamurera without anything kareka yasendi nerera abandi
birashoboka cyane. Ubusi buzakura ruje ntago zibaho, compassion ntago zibaho. iyo ni imishinga. None se wowe ntago waba umushinga w'umuntu bro. Oya urumva bro abantu urambwira ati buriya uramutse urebye muri Kigali abantu dutunze abana wasanga uwa urimo ari umwe kandi ufite abana bane. Amaji de Black yaravuze ngo nujya ugera ahantu hapfuye umuntu w'umugabo ujya ujya kumushyingura kuko ushobora gusanga ari so. Yego twavutse ibyo bya DNA bitahari, nta terambere rihari. Urumva rero kujya kumbwira ibyo bya DNA njyewe none se njyewe ndabizi, njyewe mwita papa. Hari n'abatagira ba papa, njye mwita papa kubera yuko nyine ari we wandeze, ari papa wanjye. Ese ubu tujya gukora DNA tugasanga atari papa nakiyahura ngo uyu ntago ari papa, nzahora mwite yarandwanyeho. Ni ibintu bigoranye bro. Dutangire mu by'abana rero. Yego Sky, yego umukobwa wawe ese mama Dobo yaraho ameze neza cyane, fresh sana. Twerukanaga umwaka ushize ngira ngo 2022 nibwo naherukaga ikiganiro cyawe kirambuye. Urumva ngomba kukubaza amakuru mu rugo bimeze gute? Bro zisigaye zisenyuka, warabibonye? Zirasenyuka ariko nyine biterwa n'ababyiteye. Dore se ubwanjye ngewe none se nk'ubu urugo rwanjye ni igiki cya Rusenyi ishanga kahanyumvire amashanga birabiboro bigura 2.5 suki ngayibaze nk'ibintu ujya kumbwira abakobwa ako mwana ubu ngewe Sky reka tuvugisha kuri bre tuziranye ngewe nta bakobwa nziranye nabo na nubu se ngewe zaba baby nziranye nabo ninge muntu hano muri iki gihugu ziranye n'abakobwa benshi ngiye nakamaro tuziranye n'abakobwa kugira ngo uzahure n'umukobwa ukamubaza ngo Sky tumuraziranye akabihakana shawo ntago ari umukobwa watwitse. Akora bibonye ibintu by'ishanga mu minsi yashize. Ariko ishanga ni biki? Ariko urajya kunyereka utuntu twa 2.5 ngo yagize gutya. Shacha koza mubona nibyo mukunda. Urabura kunyereka zaki. Gishanga. Hari punani sumwana. Umwana ntanyeretse punani ngo unyeretse ishanga. Shanga se ni ibiki? Abandi bana mwana bari gukora ku mapunani bimatatura ukajya kunyereka amashanga nge Sky. Sky jagora mangumbe stories zawe. Ese ukimara kubona The Ben yakoze mu ishanga. Nkumbeshye. Wabyakiriye ute? Byo Sky nararibonye ntago yigeze umusibiza. Urumva njewe gukora ku ishanga ryiwe, gukora ku ishanga. 1 second. Sky. Yego. Twikomereze. Nandi kukubaza ibya Ben ariko nanone nsanze ibintu bya Ben byarukubeshya. Urumva en fait hari buretse ngubwire Brezi. Hari imitekerereze twebwe tugira ahubwo ngewe ngiye kureba nasanga Ben ari umu content creator wa danje. Kuko nimba yarakoze akantu ugasanga na Bruce aragakoze bishatse kuvuga ngo Ben man uri mu legend ngewe nta kote nimwe ngenderaho. Bruce Melody ni umukozi mwiza 100%. Ntago natinya kubivuga. Bruce ni umukozi bro. The Ben aricara akiga ku kijyanye n'ibikorwa. Ariko Ben nubwo asohora bugabiro. Nubwo Ben asohora bugabiro ariko Bruce ararekura. Tugerega natwe twicara twemere. Njyewe navuze yuko ntazaba inkomo mashi y'umuntu. Ariko nge nzaba inkomo mashi ya showbiz. Ben inkomo mashi y'igihugu. Buri inkomo mashi y'igihugu ubureberera hose. That's why njyewe nitwa inasa ya showbiz. Impamvu ni inasa ya showbiz nge ndeberera ku ruhande no ku ruhande. We Breze nimba uri kwipanga akazi ukagakora neza nzajya mu kiganiro mvuga ati Breze uri kwataka kabisa. None se reka tuvugisha ukuri. Situmaze igihe tureba ibiganiro byinshi ku ma TV station. One more time. TV station mwese mukora ibiganiro bigiye bigaragara ahantu henshi. Mwebwe Buryohe na Bianca na Muyango bakora saa 9. Kuri The Choice agakora Babu na Philipita saa 10. Mwebwe ugakora na Krista na Nyawe hamwe nawe. Ariko bakakanya njewe yongeye kureba mu mitekerereze yanjye nago ndi focused yuko abo gabo na legend bafite ibiganiro byabo bya danger and ma TV station arakora. Ariko iyo tugiye kujya mu busesenguzi no gutekereza ku bantu bari kwataka bari kuduhereza karite z'ibyo dukeneye
dukeneye showbiz. Reka showbiz ntabwo izabera kuri YouTube gusa. Hari abantu bumva yuko YouTube ariyo yonyine igaragaza showbiz. Hari umuturage utazi gukoresha telefone. Do you understand? Hari umuturage utazi gukoresha YouTube. Hari umuturage utazi kuba yakoresha ibyo bintu byose mwebwe muvuga. Hari umuntu utazi gusoma. Ariko uwo muntu iyo arebye kuri televiziyo akavuga ati iyi televiziyo igira itiko. Nkanjye njyewe ninjya mu mwandiko wanjye nzabimura. Impamvu nzabimura bimeze bite? Content yanyu itandukanye n'iy'abandi bantu. Urumva bamwe reka tuvuge nka show y'ababuryoye na Muyango batumira aba guest ubusanga show yabo ibirimo umutumirwa. Ese umunsi abatumirwa bigize nyashya n'ababa bizagenda gute? Umunsi the choice izabura umutumirwa bizagenda gute? Ariko uzacunge mwebwe amatiku yanyu nyine murarekura na buri muntu wese akamenya yuko mwarekuye. That's why rero njyewe iyo ndi kureba nta muntu numwe mbogamira. Wari wabona hari umubosi numwe njyewe mvuga ngo bosi ngo njyewe ndi ntago ndi nkoma mashi. Nta mubosi numwe muri uru Rwanda ndi nkoma mashi yiwe. Nje ndi nkoma mashi y'igihugu nkaba ndi na showbiz kuko nje ibintu nkora 100% nibyo bintunze, nibyo bitumye mba njyewe ngomba gukomeza ndi Sky2. Njyewe ndopoze ngomba kumenya ngo Blaze yakoze neza ni sawa. Nitujya ku rutonde rwabaye miliyoni bakameramani mvuga tuwori nzoga icara wigibije itangusibiza. Nimba narakubona wowe muri bar uri gukamera, narakubona muri Rwanda Day ugurambaza iki? Ubwo nyine guma inguma ya kamera. Guma inyuma ya kamera nyine ukomeze umere gutya. Juzo shooting abaskayito. Ibyo byose mbivuze nta mutima mubi nubwo ngugoma mfite. Aba ari ugukebura n'ugukumira ni na motivation. Urumva iyo nje gusibiza kandi nta muntu numwe naye nasibiza mu kiganiro cyanjye. Nubwo bamwe bagiye barwanya ikiganiro cyanjye igihe kirekire. Ndabizi bre. Mfite agahinda, mfite operation cyaka kurekura y'abantu bagiye bashaka kuzimya ikiganiro cyanjye. Skyto nkatuza. Ntamba muri ruho. Murashaka gusibiza ikiganiro cyanjye se kugisiba nimwe mwagitangiye. Ubundi se mwabaza Skyto mukamubaza kuruta abahombeje iduka ryanjye. Ibyo se nabyo mbivuge ntago ibyo nyeneye kubigarukaho ahubwo nyinjirize mu mwandiko cyiwe wamfuraho. Ariko se umva nkubaze. Yego. Uvuza abantu bahombeje iduka ryawe. Ibyo nibyo wantumiye. Wanganirije ibyo ugomba kunganiriza koko. Sky twigendere. Abantu bashaka gusiba ikiganiro cyawe ni bande? Ikindi cya kabiri. Wasinye contract nziza ubwo B1 ndanyizanyemo cyane cyane ni inzoga nari kugenda imenyekana ariko nanone tunyweless. Reka B1 tuyireke. Yego. Inyange TV. Niho abantu wari utangiriye gahunda. Bimeze bite? Mu ntambara z'ibyo bintu birasaba yuko dufata igihe kirekire. Keretse kino kiganiro nibidusaba gukora ama episode yo kugira ngo tuzaganire. Njye urumva ni nkuko umuntu nkurikiye akakanya kuri Iris TV. Iris nakoze ikiganiro since day one kabisa. Nakoze ikiganiro njyewe Imana yo mwijira birebe nta mu YouTubers numwe uri dope hano muri uru Rwanda ntigeze mpikiganiro. Buri wese wanyaka ikiganiro narakimuherezaga nta n'amafaranga nigeze muha. Mwaka cyangwa se njyewe nyamuwe. Oya hari n'abatanga amafaranga. Hari n'abatanga amafaranga kugira ngo bakore ibiganiro. Nje nta n'umuntu numwe. Nta n'umuntu numwe nigeze ambwira ngo bro akira amafaranga. Nta n'umuntu nigeze ambwira ngo mpa amafaranga. Ahubwo iyo yansabaga ikiganiro nje naravuga ati it's like to support. Do you understand? Ibyo byose nabikoraga kubw'umutima w'urukundo na showbiz. None birangije ndicara njyewe ubwanjye ndiga. Ndavuga se Skyto nimba maze gutembera ama YouTube channel arenga nka 800. Ese Skyto nakora iki? Ndicara ndatekereza ndavuga ati okay, I'm content creator. Birashoboka yuko njyewe iyo content nashobora kuba nayivumbura kakanya. Ariko byonyine njye nshobora kugera imihanda. Reka ndeke kwigira nyirandabizi cyangwa se nipanga kazi numve yuko ari njyewe muntu urenze cyane. Hoya njyewe nshobora kuba nagera imihanda. Nkagera imihanda nkasanga hari amagambo abantu benshi bakoresha ku mihanda ariko batazi kubyaza umusaruro. Amagambo buriya rero nkanjye wipanza akazi k'umunwa ngenza agaciro k'iki k'amagambo. Amagambo nta kindi kintu abyara. Amagambo abyara amafaranga ariko ku muntu Imana yahaye iyo mana. Ejo utazagera ngo ufite umunwa ukirirwa ubunza utugambo ukagira ngo utwo tugambo twe tuzagukiza. Utugambo turakwicisha cyangwa tukagukiza. Ariko biterwa n'uburyo wakoze iki ayo magambo. Nje rero nimba ushaka kugira ngo uganirize urugendo rwanjye Blaze bwakira bugake.
urashaka kunganiriza akantu gatoya ko ntago ndi kukubona Inyange TV sawa yes wankoresheje ikiganiro 2 na kangahe kuri 3D TV kuva 2020 wanyishyuye angahe ntayo hari amafaranga wigeze nta kintu naguhaye hari ikintu na kimwe ngewe nigeze nacaginga ababosi wapi iriya cano ntago mwayitaye iriya cano ntago wowe warayikoze 3D warayikoze wayikozeho ibiganiro 50 na bingahe yego wayikoze ikiri ya boss Emi urabyemera boss wacu ubu tutangiye kurekura aba bantu bimvangira aba bashuti bawe ngo barande kure urabyumva wowe watangiranye na 3D murakora mumaze gukora nyuma yaho nibwo hahise haza uwitwa Muvunyi yataka muri systeme yo kuzana abatumirwa bakinaga muri filime bita The Secret harimo ba Nikiberi aba baby bose bagiye muri City Med ba Samati ntabwo nibuka izina rye by the way unanyihanganire shu ntari ibyo byose byagiye biba do you understand muraza muri macano mumaze kure macano njyewe nakoraga muri Mika Fashion ndi marketing manager ari nanjye manager wa company ego kabisa sibyo ndangije mwebwe urabyibuka yuko wambwiye ngo Emi arashaka kugurisha cano ego nagare wabimbwiye ndangije ndavuga ati cano mu gihe iri ku isoko ese ni gute naba nkorera umuboss nka Mika Fashion ni gute tutaguriye cano ngo tuyite Mika dutangire dukore urambwira ati Sky2 wegenda ubiganirize Mika naye ngiye kubiganiriza Emi wowe urangije uhita wigira muri anga issues zawe n'ibiki byawe wowe ureka kazi 3D ikomeza irakora nyuma yuko 3D imaze gukora wa mu boss wa mu gym mwagendanaga bamwita gute manager wa 3D bamwita gute umwe wagiye hanze asigari Poland ari Poland bamwita gute yitwa gute umusaza reka tumureke naribi uramujama uramukapo ngiye nyuma yaho Sky2 naje kwipanga akazi ngewe ubwo hari uwitwa Okimu w'umukameramani na wa mujama wundi bamwita nde Gaspari uriya munyamakuru wundi bamwita gute King ubwo King rero ngewe naramutumiye ndamwaproachinga aje kunkoresha ikiganiro King aje kunkoresha ikiganiro yanshanze ndi gushutinga indirimbo yanjye na Soshomura ya ndirimbo yane agahinda sha ya ndirimbo binkoze da undi se nabyo yankoze reka ni indirimbo yitwa nebyo nkoze undi se nabyo yankoze yarabinkoze ariko ntari bumeze neza natuje ndatimaje nyuma yuko amaze kunta mu bihano by'indirimbo nebyo nkoze uzi indirimbo maze gukora ukuntu zingana ntabwo zarebwe ishara wiga niyiwe se zaza ikirara ni yase ni ya nyina ibyo tubyihorere twikomereze ubwo icyo gihe muba mwipanza akazi cano mba ndayifashe mbwira umubosi ngo guri yicano iri kwinjiza amafaranga ntago ninya kubivuga uwitwa muri Ndahabirene Grand Frere sha aba yipanza akazi ko kugura iyo cano bita 3D aragenda aragereka uwitwa Emi boss nyiriri ya cano arangije Fideli ni uvuga gahunda Fideli yari manager urakoze cyane uwitwaga boss Emi arangije aganira na Irene ibyo sininya kubivuga ndatinya kubivuga kubera iki uwitwa Irene yageretse amafaranga akigotwa gatoya uwitwa Mika Fashion abatanze amafaranga kasha abarimenyeho akimara gutanga amafaranga Mika namwe se Mika ngewe kari ngikinnye idiru ramembe iki Mika arangije arambwira ati Sky2 iyi cano genda uyigereke tuyigure miliyoni 10 kuko bashakaga miliyoni 11 genda ugereke tuyigure miliyoni 10 nguwemo miliyoni 1 cyane nuko byagenze cani biguzwe miliyoni 10 Emi abarayitanze ayihereza Mika canigurwa miliyoni 10 ya miliyoni yanjye boss agiye kuyima ndamwe se boss ko nipanza akazi ubizi nanjye ngo nakoze tanwari nkaba ndi manager wawe ngewe ko n'ubundi naseze akazi kawe ko muri Mika Fashion warebye ukuntu ngenza arambwira ati ngone tugenenye kugwa amafaranga nanjye ndangije nkoresha bwa gonko bwanjye butekereza cyane ndamwe se boss kujya kuma iyo miliyoni kandi nkaba mbizi yuko wanciye inyuma ukagura kandi gacano uramu boss Emi yari afite ukakagura miliyoni 5 nta kuntu ngewe iri acano twagirana amasezerano ya miliyoni wari kuma iri acano ukayima umuboss wa mayecano mbanyise wa Bagayi TV nyita wa Bagayi TV
bimaze kugenda gutyo cano mba ndayikoze ya wabagaye nibwo navuga kwa navuye kuri Big Town nari umukozi wa Bakti nkora ikiganiro bita ziburanshiki reka mbivuge ntago ari njye utumye uma mikrofone agahinda mfite reka nkamarire hano urumva witwa Bakti nakoraga ikiganiro bita ziburanshiki njye na Kamaro kirangije mbwira boss muri ya miliyoni y'umupyeto yagombaga kuma ndavuga ati iyo miliyoni wari ugiye kuma yihorere ume cano yari ihagaze miliyoni 5 ndamubwira ati iyo miliyoni yihorere macano cano arayireka arayimereza cano bayinyandikaho. Do you understand? Bakimara kumiyo cano nyita wa bagayi nyimara kuyita wa bagayi TV nkajya nkora ariko meze nk'umushumba urumva narindi mwideni inyungu zose narindi gukorera kuri ya cano wa bagayi zajyaga kuri inde kuri Mikaboss turakora si tumaze gukora tugeze hejuru umukirangije arambwira ati Sky2 kubona n'ubundi ukiri manager wa company ninde muntu nazana gatindi Fatakumavuta ntabwo namutekereje avuye kuri Flash TV bamuturumbuye bakimara kumwirukana akorana n'uwikanye se yego yagiye mu Burundi yijyanye ava mu kiganiro bita urukuta oya ntago ari urukuta hari ikiganiro cyacagaho saa 9 buri munsi we yakoranaga na cyagisheri cyanjye sha gifite ibinyo cya Warida wikundira yego sha urabyumva batangiye kwikaraga batangiye gukorana Warida arangije kuko buri reka mbivuge byose Warida niwe wari head w'ikiganiro buri yafata kumavuta yari nk'umukozi wande wa Warida ni kanyama sibyo oya ntago ari ugutukana ariko rega ibintu tuvuga ni ibintu bibaho ntago ibyo bintu ndi kuvuga ndimo ndabeshya ibintu bibaho ubwo mba ndavuze ati Fatakumavuta nabonaga ari kwipanga akazi ku yandi macano n'ibiki boss ashaka kumpanga akazi mfite wa bagaye irimo ngenda ari mufitiye nk'ideni nakoraga nk'umuntu ufite ideni umukire yego ukora boss ashaka kumpanga akazi ko kuba manager wo kuri iriya cano nahise mpindura umurongo ndavuga ati boss aho kugira tuze kuvanga amadosiye ubizi ko hari amafaranga nanagufitiye reka ibi bintu tubireke noneho njyewe ngushakira iki umukozi banatekereje ndavuga ati se ubundi uwazana uwitwa Fatakumavuta kanyama oya utangiye gutukana nawe oya ariko niwe wabivuze nta kibazo reka nsabe imbabazi bazanye Fatakumavuta mbamuhuje na boss Fatakumavuta yipanga akazi Fatakumavuta kigera mu kazi kubera ko nari mfite ikiganiro bita ziburanshiki Fatakumavuta sha uzagahinda isanera yahise abwira boss ngo ntago nshobora kuba nakora operation Sky2 nawe ari gukora ziburanshiki ngo tuzahurire mu murongo umwe baranyirukanye nuko byagenze wizaniye ikishi rindira rega ibintu ndi kuvuga abantu babyumve ubu nta kintu na kimwe negereje mbabarira kabisa tugendane etape par etape kuko kuri inshuro nanjye reka mvuga ubundi nanjye ntabwo wambwiye ukuntu Fatakumavuta yasinyishije minyawe rindira ibyo minyawe urabizi rindira ubwo ntabwo ndabyinjiramo ntabwo ibyo ngibyo ndabyinjiramo ubwo ngubwo ibyo byose biba birabaye si bimaze kuba icyitwaga ubwo urumva ko bari bamaze kunturumbura banesheje agaciro bampa amafaranga ndavuga ati amafaranga n'ubundi bamaye n'ubundi nyajyanye muri caguwa nahura n'intasi yanjye futari tugakomeza tukizunguriza ubu si wambwira ngo nasubira mu buzunguzayi ukambwira ngo ngiye Sky2 mfite miliyoni yanjye ngo igikapu se yaba ari cyo cyonyine ubu ninjye muzunguzayi waba ari VIP ufite n'imari irenze ikubiye cyane akazi kaba karakozwe Fatakumavuta baranyirukanishije sanyirukanishije nibyo niko kuri so ntago mubeshyera ntago mubeshyera nimba mubeshyera Imana yo mwijira ibirebe Fatakumavuta n'umuvandimwe twarababaranye kera mu bisumizi twababaranye kuri iyi mihanda Imana yo mwijira ibirebe yego wenda birashoboka yuko atari we wabimbwiye wenda hari ubushuti bafitanye runaka utari ngombwa yuko bumujyaho kandi ntago ndi hano gushinja Fatakumavuta ariko njyewe ndabizi kuko nta wundi muntu njyewe wagombaga kunsinicinga kuko nagiye kubona icyitwaga 3D gihindutse 3D plus icyitwaga wa bagayi gihindutse 3D plus induru ziba ziravuze urumva muvandi si bamaze kunturumbura nibanyirukanye ndangije ndavuga toke reka nisubire kwa Bakti mansubiye kwa Bakti ngiye gukora kwa Bakti makoze ikiganiro kimwe boss ati garuka hano
mba ndagarutse arambwira ati Sky2 dore hano ni mu rugo iyi 3D ni watumye nyigura mbabarira rwose petit frère dore urabona nazanye Fatakumavuta ariko dufite ikibazo cy'umunyamakuru ndavuga ati se King ntago ari umunyamakuru mwiza ubwo King yari afitanye ikibazo n'uwitwa Kamaro yego kimeze gute bagiranye ikibazo cy'umukobwa oya genda ni ukuri kw'Imana bamaze kugirana ikibazo cy'umukobwa birangira Kamaro yari inshuti yanjye nanjye urumva ntabwo Kamaro reka nanasabe n'imbabazi King Kamaro umugaragaro njyewe King reka ngo sabe imbabazi bitewe n'agahinda King yateye Kamaro umujinya waranyishe nanjye mbwira boss atura nta munyamakuru murimo King abura akazi wari ubiri inyuma none se mbeshye si we waneretse imbere ya kamera nanjye bitewe n'agahinda yateye Kamaro umujinya waranyishe mu gihe boss yari amaze kongera ukunshyira ku rwego ndavuga ati King nta munyamakuru murimo ejo n'ejo bundi King atazajya nambona akarakara cyangwa se akavuga ati runaka yambwiye ibi runaka ibyo ngibyo mbyivugiye n'umunwa wanjye njye nese mbwira boss ati uwitwa King nta munyamakuru murimo musezerere irukane King tudafite undi munyamakuru mba ndatoje nyimara gutohoza nganiriza King ndamwese King kubona baguhaye imodoka ibintu byose babiguhaye icyuma byo kubona ibintu byose babiguhaye King ubuzima bukaba bumeze neza ese koko ki ni ikihe kintu ubona kugira ngo cano yongere izamuke twakora King arambwira ati cano nzayibyimba ubwo muvunyi ntago yari akiri mu mwandiko ndavuga ati sawa ubwo urumva ni bwa busi n'iki twese tugendana nabwo ibyo ndi kuvuga nanjye ni ukuri ku mugaragaro ntago ndi kubeshya King mba ndambwira ati King rero ukuntu ibintu bimeze njyana nabimwibwirije ukuri nawe nimba azi ko mubeshyera azaza no mu kiganiro avuga ngo Sky2 yarabeshye njye King ndambwira ati King none se kubizi ko boss ndi kubona boss ari kubona ibiganiro uri gukora nta musaruro biri gutanga King wareka tugashaka undi munyamakuru King ubwiwe yabimbwiriye ku mukobwa witwa Sandra muriyo Sandra uramuzi oya Sandra waririmbaga gospel ntago muzi Sandra uramuzi ntari mwagiye kumusura se twagiye kumusura tujye gukora ikiganiro muri ya modoka King arangije barambwira ati Sky2 atereka tube dutegereje turebe ikindi kintu twakora ndangije ndambwira ati rero King uzi ikintu ngiye gukora wowe King ati ubu rero ngiye kuzana uwitwa nyawe ubusenye big town ntago nayisenye ngiye narekirisa umukozi nk'umuntu wari waripanze akazi muri company do you understand ndangije ngewe Breze mbabara windogoya bari kukutangira kundogoya ngiye ibi byose ndabireka nigendera n'ubundi mfite cano yanjye ihangane ibyo byose birabaye uwitwa King ndamuganiriza ngo tuzane nyawe King nawe arangije ahita ndusha IQ abahamagaye nyawe mbere nyawe arangije kuko nta bushuti yari afitanye na King nta propaganda yari gushyiramo nyawe zo kugira ngo ave kuri big town aze kuri 3D ngewe nyawe naramuhamagaye ndamwete nyawe baguhemba ngahe kuri big town nyawe arayambwira ayambwiye tamwete nyawe none ngewe ngufite atarenga oya utangiye nawe kukomeshura imishahara y'abantu nyawe mba ndambwira ngiye kugupanga akazi ku mubosi hahandi umubosi agiye kugukubita ibiceri akagusinyisha igihe kijyanye n'umwaka akagukubita igice cy'umwaka urumva ko arabaguhindira ubuzima mbwira ngo ko ngiye kuguha idiru ubizi ko nanjye ngiye Sky2 ndi ntasi nyawe uzi ukuntu ari inturi nyawe simupanze akazi nyawe naramufasha mukura kuri big town ndamuzana kuri 3D abasinye kontara y'umwaka nyawe bamuhereza amafaranga arangije ahita avuga ngo nta kintu bamuhaye ako Sky2 nubundi mwamuhaye make ubwo se 500 gukuba amezi 6 miliyoni 3 urumva ari amafaranga menshi yase yageragamo twamukuye kuri big town ahembwayo ayo nashatse kuvuga 2.5 kuko bamuhagana gatike buretse gatoya wiza kuzamura nayo isukari ubwo bubifu bwanyu mufite bibwo ku mateleviziyo ningi ushaka kubushyiraho oya na beef ini show busy bro tuba turarekuye nyawe baraje bamumukubise igice cy'umwaka
bamuhereza amafaranga Emi Nyawe barakoze amaze gukora arakora ibintu bigenda neza kuri 3D ariko buriya Emi Nyawe ndanabikubwiye hano kuri channel dore ba Blaze murakorana kuri B+ na ba Krista Emi Nyawe nawe umfitiye ideni ry'umupseto utamaye ku mafaranga baguhaye kuko ninjye wagoye akazi kandi ibyo bintu twabivuganye ayo mafaranga nta nubwo wigeze uyama buretse guhura ukaza unsekera ukaza ukambwira Sky2 baguhereza akanoresi ubwo nanjye umbwiye ugiye kungura noresi ungurira cyangwa se B1 Gin ungurira mba ngenda nyakuramo muyo wagombaga kumpemba muyo Emi Nyawe yagombaga kumpemba mba ngenda ngabanya gake bimwe wakoze uko nguriye B1 Gin bavuga ati iyi B1 Gin unguriye nkuye mangaye nyakuyemo yakumenye ko arasigaye make se ariko ni gutumbwira ngo umuntu mukuye kuri Big Town kwa Bakti Bakti se naguzi ko ari umurara bose wa tonalite se Bakti se abonye aho yerekeza Bakti wasabu Bakti n'umuntu wadanje we nishimye yanjye ariko nago Bakti yaguha amafaranga usubwe nago abizi abakozi bakoranye na Bakti nago babizi si ukumusebya si no kumutaranga ni umuntu mukuru niwe wandevelopye yangize Sky2 ariko kungira Sky2 nta mafaranga bimara iki ubu Sky2 byari kuntungiyo naza kwipanga akazi shaka mwagiye murika ibyo bintu nari kuguma nyine ndi cya Sky2 kiraho ngaho kibungera gihora kuri YouTube shiri kuri kalenda ya views igihumbi sha kiri kuri 1K uka nje ndinga kari mfite amafaranga nkorera Nyabugogo ibyo byose abantu barabiza abantu muzi Sky2 muramuzi ubwo Emi Nyawe simupanze akazi kuri 3D abaraje aripanze abarakoze akorana na Fatakumavuta arangije baravuze ngo reka ngo ninjye siwo wesuri siwo ori mika banza wumve rero ikintu cyabaye banza wumve ikintu cyabaye rero Fatakumavuta ubwo yakoranaga na King na Emi Nyawe hari bukeye Fata baravuze ati ntago naba nitwa CEO ntago ngewe naba nitwa CEO buretse gatoya aravuga ngo ntago naba nitwa CEO utagenda mu gatwikiriye nkorera ikinyamakuru kiremereye arifata ngo ni gute King azagenda mu modoka CEO nayo ngira nje nayo ngira hita ngenda Fatakumavuta baciye ku Rwanda arambwira ati Sky2 kinadiru ngira modokari nyihabwe ndagaswe uzi ibintu byabaye bro nje byarangiye ngiye mbwira boss ndamubwira ati boss iyi modoka wa King biragoye cyane kugira ngo uzamuhembe uyu mushahara umuhemba azanafata imodoka ngayijyane mu igaraje agenda ahindura amapine yakora ibiki n'ibiki byose bizaba ari ibyawe kandi imodoka ntago ari ya company kandi no mu masezerano King afite nta modokari igize ute irimo gukora boss kuko urumva ngewe nari ndi imandwa ya boss reka mbivuga muri ubwo buryo boss mba ndamwicaje ndamwese boss Fatakumavuta umuhemba ngaye abara yambwiye amaze kuyambwiye se boss nta kuntu Fatakumavuta mu mafaranga umuhemba dushobora kuba twafata ayo mafaranga uhemba Fatakumavuta tukamukubita kontra y'igihe kirekire ya mafaranga wari kuzajya umuhemba tukamuhereza iriya modoka akabyimenyera ibintu byose tukajya tugenda tumukata umuboss baravuze ati cyakoza Sky2 we IQ yawe ndayibonye iri hejuru ati ibyo bintu uvuze nibyo babafashe kontra yafata baba barayongereye Fata tumukuburira iki imodoka King tumwirukana mu kazi nuko byangiye uramwirukanye King tuba tumwirukanye mu kazi King yerekera mu idini ubutwara nawe yameze neza nutwe tubaze rwose yaradufite yuko yaranavugaga ati ni Sky2 wanyirukanishije mu kazi ariko namwe mwese murabizi mu kazi nuko bigenda nta busi n'iki bwari burimo nje nari ndi kurebera inyungu z'umukire bitewe nuko nanjye yamembaga kandi urabizi uri manager wa company nkuko hano muri no stress twicaye iyo harimo umu manager wa no stress ubaka kanya nimba harimo manager w'aka kabari iko byagenda kose bamubwiye ngo uyu mukozi aragenda nabi cyangwa ntago ari guhereza serivisi nziza abakozi baramwirukana manager nta kindi kintu ashinzwe ni ukwirukana abakozi no kurekreta abakozi bashoboye akazi bitewe na customer care uhereza abantu ni nkuko nanjye ntari guperforminga neza abantu banyirukana mu kazi cyane ugasibira nta kibazo ubwo boss barabimbwiye Fatakumavuta mba ndamwegera nawe atuwe Fata
ati noneho ukuntu bigenze dore ngewe kontra ye barayongereye tugiye kugwira modoka ariko nawe umenye ko ugiye gukora wishyura iki iriya modoka. Akazi kaba karakomeje. Nyawe fata ku mavuta barakorana. Boss ari kahamagara Sky2. Ese Sky2 ni igiki twahindura? Ndavuga ati ikintu twahindura hari umuntu nabonye uri kugenda utwika ku mihanda bita Djihad. Ati boss nta kuntu twamutekereza. Boss aravuga ati bazanye Djihad. Beretse gato yashabyiorere mwana. Iyi mikrofone ni yawe. Ni yawe. Isi yanjye ni yawe nyakubahwa. Waretse nk'imatatura mbabarira kabiso. Ubwo ibyo inama mba mbiganirije aba boss. Ubwo boss nawe akimara kumva ibyo bintu, akimara kumva ko Djihad ari umuntu w'ingenzi, boss niyigeze anyemerera akazamuzana. Yaravuze ngo reka tureke fata ku mavuta kore. Agize ute yipanze akazi, boss abanciye inyuma. Ntangira kubona ko muri business harimo utuntu tutameze neza. Ndangije ndavuga ati bikijyanye n'ubushuti bwanjye n'umukire, reka njembe mbiretse, noneho umukire atangira akora akazi ke mu gihe atangiye kurekrita abandi bakozi, ubwo ngubwo byatangiye. Fata ku mavuta CEO abaganirije boss ati Sky2 nta kiri manager wacu, uramupete nta kazi arimo, atahubwo akora hano. Ati twebwe ukuntu bimeze reka twipanga akazi. Kora Djihad rero akigera mu kazi abaramwanikiye. Akimara rero kumwanikira akimuta mu bihano, akazi kaje guhinduka. Djihad birangira ari ubaye on top. Djihad arakora nyuma yuko Djihad akoze ibintu byiwe bikaba successful. Kandi ibyo bintu byagaragariye abantu. Djihad yarakoze ibintu byiwe biba successful, arakora bigaragara Abanyarwanda bamenya Djihad, bamenya ko Djihad ari umwe mu basesenguzi bakora neza ibimodoka by'insakuriza. Ibintu babigenze neza. Ibintu bikimara kugenda neza, Djihad amaze gukora bwarakeye uwitwa Djihad abona kope yuko agomba kugira handi hantu ajya gukora. Djihad akimara kubona handi hantu amara kujya gukora, njewe boss ubwo urumva ko yari yarantaye mu bihano. Nipanze akazi, umukera avuga ati mu gihe Djihad agiye nawe Nyawe bagiye ni ikihe kintu ndi bukore? Abazanye Sky2 ko business isubiye hasi. Yego abazanye Sky2. Sinyeze muri company bro, naraje ndazitura without anything. Buretse kuba boss yaramaga facilitation kabisa. Ubwo nta matike nibiki byonyine n'inkuru bindi cyane. Ndavuga ati reka naribi nipevere kano kazi ibyo ari byose kazambyara amafaranga. Ibi bintu reka tubirekera aha, ariko naho ubundi ngiye kuvuga byinshi. Uzanumire ikiganiro bitaho icara wige, reka mbabwize ukuri n'umushaka twicaza abantu ku munsi w'ejo. Ikintu bita icara wige, ikiganiro cyanjye bita icara wige, mugiye gutangira kukibona kuri channel yanjye bita Wabagaye TV. Ibindi bintu mukeneye bre, njewe uzambore tube connecte. Njewe ubundi free agent, buretse kuba nagenda gukora nzajya nkora kuri channel yanjye, ariko n'umuntu wese uzajya unyaka ikiganiro nzakimuha. Ikiganiro ngisubikiye aha, nibiba ngombwa muzacake mu amafaranga mbayikindi. Ariko ukuntu bimeze wenda soza naka kantu ngiriya channel ng'inyange ngo barakwirukanye kandi wirukanwe utabizi. Reka mbikwereka. Oya tubwireho nta muntu wigeze unyirukana banze ubyumve. Ariko umukira kwirukanye gute umufitiye kontra? Umukire ari kunyirukana mufitiye kontra. None si sa Inyange TV ko bafashe channel bakavuga ngo yibwe. Channel barayibye bagura iyindi. Ndangije nari ndi kumwe na Majide Braka. Ndavuga ati se iyi channel ko muvuze ngo iyi channel yibwe ibi mukagura iyindi bimeze bite? Turatangira turakora. Boss ndaje navuga ati channel kugenda bigura untega. Ndavuga ati mwese ati ukuntu bigenze channel ndayifunze. Ubwo yari yakabira afunze. Bukeje bundi sha abarambye ati no naguze channel y'ibihumbi 106. Channel ivuye kuri 16 igeze ku 106. Ndavuga ati se boss ibyo bintu murimo ko mbona bimeze nka scam. Ati shwida babatangiye kumpanga akazi. Ati Sky2 ngwino ukore. Ndambwira ati boss ngiye nago wamarisha amezi 2 ntuza Skyra na Dobo ibakeneye kurya n'umudamu ukeneye fresheri, umbwire ngo uzankoresha uburoko bwo kumara igihe ngiye nakora. Nibwo nahise njya ku isano. Ngeza ku isano agahinda nahure nako ku isano tuzakaganira muri part 2. Nta kibazo muri part 2, ariko ku nyange bara ndabizi Sky2 nuko udashika kubivuga. Oya bwije. Ariko ku nyange barakwirukanye. Jewe ariko njewe Amajide Black ubwe na Muvunyi ngo bagutayaho ahareba inzega. Nje baranyirukanye.
ibyo bintu waretse tukazabiganira afite nta kibazo reka nkuribere wa mfura sawa urakoze cyane